Perezida w'u Rwanda Paul Kagame azwiho kutaripfana. Ni umwe mu baperezida babwiza ukuri kwinshi abandi baperezida bita ko bakomeye kurusha abandi cyangwa se bategeka isi. Ibi twarabibonye aganira n'abanyamakuru batandukanye bakorera ibinyamakuru mpuzamahanga. Hari aho twinginga, hari aho twumvikana, hari aho dusaba, hari naho iyo byarenze umurongo tutagira uwo dusaba. Hari ibitero by'itangazamakuru berutse kumugabwaho byakozwe na bimwe muri ibyo bitangazamakuru. Biri mu nkuru twabagejejeho hano kuri iyi channel yacu. Ni ibitero bise Rwanda Classified. Ibi byakozwe na Forbidden Stories. Iyo urebye ibivugwamo ni ibinyoma bigamije guharabika Perezida Kagame. Ibi bitero cyangwa se urwo ruhererekane rw'inkuru rwaje mbere ho gato ku Rwanda rwinjira mu matora. Bivugwa ko byari bigamije kwica amatora. Paul Kagame ntajya arya iminwa iyo bigeze ku bintu atumva neza impamvu yabyo. Guhera tariki ya 4 kugeza ku 6 z'ukwa 9 2024, Paul Kagame n'abandi ba perezida ba Afurika bari mu nama yaberaga Beijing mu Bushinwa. Iyi nama ihuza Ubushinwa n'ibihugu bya Afurika FOCAC. Muri iyo nama abaperezida ba Afurika bagiye bahabwa ijambo. Birumvikana ko Perezida Paul Kagame nawe yahawe ijambo. Paul Kagame mu ijambo yavuze n'ubundi yabwije ukuri kwisha abandi ba perezida. Reka tugaruke kuri iri jambo Paul Kagame yabwiye abari muri iyo nama n'isi yose muri rusange. Wumva we ntiyahindutse ni Gustave Abayisenga. Niba ari ubwa mbere unyumvise ukaba ukunze ibyo dukora, kanda subscribe kugira ngo inkuru zikurikiraho zitagucika. Bahaye ikaze. Mu nama yarimo ubwo Perezida Paul Kagame yahabwaga ijambo, yatangaje ko nta buryo bw'imiyoborere bushobora gukoreshwa mu bihugu byose bubaho, ndetse ko imiyoborere myiza atari y'abantu bategetswe n'ibihugu by'amahanga, ahubwo ari y'abenegihugu bishyiriraho bagamije kwikemurira ibibazo no kugana mu cyerekezo bifuza. Ibi yabigarutseho ku itariki ya 5 z'ukwa 9 2024 mu kiganiro kigaruka ku miyoborere y'ibihugu yagejeje ku bakuru b'ibihugu na za guverinoma bari bateraniye mu nama ihuza Ubushinwa na Afurika FOCAC. Iyi nama yari iri kubera Beijing kuva tariki ya 4 kugeza ku 6 z'ukwa 9 2024. Perezida Paul Kagame yari yaherekejwe n'itsinda ririmo Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi Yusufu Murangwa, Minisitiri w'Ubuzima Dr Sabin Nsanzimana na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Olivier Nduhungirehe. Perezida Kagame yagaragaje ko imiyoborere abaturage b'Ubushinwa bishyiriyeho mu 1949 ariyo yatumye bashobora guhangana n'ubukene, inzara n'ibindi. Ubu igihugu cyabo kikaba kiri ku isonga mu bukungu. Paul Kagame yabivuze muri aya magambo: mu myaka isaga 70 ishize Abashinwa bashyize hamwe mu guteza imbere igihugu cyabo bakigeza ku isonga mu bukungu bw'isi. Imiyoborere myiza yashyizweho nta gushidikanya ko yabaye izingiro ry'iyi ntambwe itagereranywa yatewe. Gusa kugira ngo imiyoborere ibe myiza bisaba ko igomba kubakirwa ku ndangagaciro n'ibyo abaturage bifuza kugeraho. Ntikwiye kuba imiyoborere utegetswe n'ikindi gihugu icyo ari cyo cyose. Perezida Kagame yavuze ko urugendo rw'Ubushinwa mu kurandura ubukene, iterambere no kwimakaza ikoranabuhanga bitanga amasomo menshi ku rugamba rw'iterambere Afurika imazemo imyaka myinshi. Yagaragaje ko Ubushinwa buharanira ko ibihugu byose bitera imbere. Atanga urugero kuri gahunda yo kubaka imihanda n'inzira zihuza Ubushinwa, Afurika n'Uburayi yatangiye muri 2013. Yatanze umusaruro ukomeye ku rwego rw'isi, igirira akamaro Ubushinwa, Afurika n'u Rwanda rudasigaye. Ati Ubushinwa bwagaragaje ubushake bwo guharanira iterambere ridasiga ibindi bihugu binyuze mu kubahana no guharanira inyungu rusange. Ubu bufatanye bwatumye umubano w'Ubushinwa na Afurika urushaho kuba mwiza, haba mu kubaka ibikorwa remezo, guhanga ibishya mu byerekeye siyanse no guharanira amahoro n'umutekano ku mugabane wose. Paul Kagame yabwiye abandi ba perezida ati nta buryo bumwe bw'imiyoborere bwabera ibihugu byose. Perezida Kagame yavuze ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 u Rwanda rwize amasomo menshi arimo no kuba nta buryo bumwe bw'imiyoborere bubaho bubereye ibihugu byose. Ati nta buryo bumwe bw'imiyoborere bubereye bose bubaho. Buri gihugu gikwiye kwishyiriraho uburyo bw'imiyoborere bujyanye n'imibereho n'ubudasa bw'amateka yacyo
n'icyerekezo cyacyo. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, abanyarwanda twagombye kongera gutekereza no kubaka ubukungu bw'igihugu cyacu, imibereho n'umusingi wa politike. Twifashishije uburyo bwo kwishakamo ibisubizo kugira ngo tubashe kwikemurira ibibazo byacu. Yagaragarije aba bakuru b'ibihugu ko hakozwe gahunda zigamije guteza imbere ubumwe n'iterambere, zishyigikiwe n'imiryango itandukanye n'abayobozi banyuranye. Hanashyizwe imbaraga mu guteza imbere ingeri zinyuranye z'ubukungu, by'umwihariko ikoranabuhanga, ubukerarugendo no guteza imbere inganda. Hanashyirwaho uburyo bwo korohereza abantu gukora ishoramari. Perezida Kagame yahamije ko kwegereza ubuyobozi abaturage byatumye inzego z'ibanze zacu zikora neza, bituma abaturage bahabwa serivisi neza kandi bagira uruhare mu bibakorerwa. Yashimangiye ko urugendo rwo kwigira rwatumye imishinga ibyara umusaruro ikomoka mu bufatanye bw'u Rwanda n'ibindi bihugu by'inshuti yiyongera, biba umwihariko ku Bushinwa n'ibihugu byo muri Afurika. Yashimye ubufatanye buhamye buri hagati y'impande zombi, bwigaragariza mu gufashanya kubona iby'ibanze bikenewe, guhahirana no gusangira ubumenyi. Perezida Kagame yanavuze ko nubwo ibibazo byugarije isi bigenda byiyongera, ariko hari n'amahirwe arushaho kuboneka, ku buryo umubano w'Ubushinwa na Afurika uzakomeza kuba mwiza kandi ugatanga umusaruro kurushaho. Ati kuva FOCAC yatangira twungukiye mu bucuruzi, ubufatanye mu by'inganda n'ubufatanye bushingiye ku baturage, bigaragaza imbaraga z'ubufatanye hagati y'ibihugu. Umubano w'Ubushinwa n'u Rwanda umaze imyaka isaga 53. Kuva muri 2003 kugeza muri 2023, imishinga y'Abashinwa 118 ifite agaciro ka miliyoni 959 n'ibice 7 z'amadolari ya Amerika yinjiye mu Rwanda, ihakaza abantu 29,902. Muri 2022 gusa imishinga y'Abashinwa 49 ifite agaciro ka miliyoni 182 z'amadolari yinjiye mu Rwanda. Muri uwo mwaka u Rwanda rwohereje mu Bushinwa ibicuruzwa bifite agaciro ka miliyoni 102 z'amadolari. Perezida Kagame yahamije ko Afurika yiteguye gukomeza urugamba rw'iterambere ishingiye ku nkingi z'iterambere, umutekano no guharanira impinduka zigamije iterambere ridaheza. Gusa ngo ibi bizagerwaho mu gihe abayobozi mu nzego zitandukanye z'ibihugu bahora bazirikana ko hakeneye imiyoborere myiza kandi bagafashanya guharanira gukora ibyo abaturage babategerejeho. Imbwirwaruhame za Perezida Paul Kagame ziba zitegerejwe na benshi. Ibi haba mu Rwanda cyangwa mu bindi bihugu niko biba bimeze. Impamvu nuko ziba zirimo amagambo akomeye kandi y'ingenzi akangura benshi, baba abaturage cyangwa se abandi bayobozi. Imiyoborere ya Perezida Paul Kagame igirwaho byinshi n'ibindi bihugu. Ibi biva ku kuba u Rwanda rudahwema gutera imbere umunsi ku munsi rubikesha imiyoborere myiza ya Perezida Paul Kagame. Paul Kagame aheruka kongera kurahirira kuyobora u Rwanda muri manda y'imyaka 5 iri imbere. Ni irahira ryabaye mu kwezi gushize kwa munani tariki ya 11. Ni nyuma y'amatora yari yabaye mu kwezi kwabanje kwa 7. Paul Kagame yimakaje imiyoborere ishyira umuturage ku isonga. Ibi bigaragarira mu nama agirana n'abandi bayobozi bafatanya nawe kuyobora u Rwanda, aho usanga batuzuza inshingano zabo babibazwa imbere yabo bayobora. Yahise asaba polisi ko zidufunga. Warinde ubisaba? Uwo mudamu witwa Uwimana Solange. Mwari mwabigejeje he? Kuri RIB ya Busasamana. Umuyobozi wa RIB ari hano ariko. Yimakaje kandi ubumwe n'ubwiyunge, aho nyuma y'amateka mabi ya jenoside yakorewe abatutsi ubu abanyarwanda bunze ubumwe, ndetse hari gahunda ifasha abanyarwanda bose kunga ubumwe ya Ndi Umunyarwanda. Paul Kagame yagejeje igihugu ku iterambere kuruta ikindi gihe cyose. Ibi ni ibyigaragariza aho dutuye n'aho tugenda hose: imihanda, inyubako zitandukanye, inganda n'ibindi byinshi. Ibi byose ni ibikeshwa Perezida Paul Kagame. Twavuze kuri Visit Rwanda. Uyu ni umusaruro wa Paul Kagame. Hari ikiganiro twabigarutseho birambuye kuri channel yacu. Niba utarakirebye uze gusubira inyuma nacyo kirebe. Ibyo Paul Kagame yagezeho kandi yagejeje ku Rwanda ni byinshi, ariko ibi byose abikesha kuyobora neza no kugira aho ashaka ko igihugu cy'u Rwanda kigera. Bikagendana kandi no kudaha umwanya abashaka ko ayobora mu buryo bwabo, nk'uko yabigarutseho muri iriya nama ya FOCAC.
nta buryo bumwe bw'imiyoborere bwabera ibihugu byose. Nanjye reka mvuge ngo nta kuntu waba wumvise iyi nkuru ngo ugende udakanze like cyangwa ngo uduhe ibitekerezo muri comment section. Subscribe yo nizere ko wayikanze kera. Inkuru zicukumbuye zo turacyazibakorera. Wakoze kubana nanjye. Nari Gustave Abayisenga. Mugira amahoro.